kuwa kane tariki 6 Nyakanga 2023. Umutagatifu twizihiza uyu munsi ni Mariya Goretti, umukobwa wahowe Imana. Mariya Goretti akomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Izina ry'Ubukristo ni Mariya, naho Goretti rikaba iryo yiswe n'ababyeyi ari naryo ry'umuryango. Se yapfuye akiri mutoya, nyina akomeza kurera wenyine abana amusigiye. Bari abakene bitungiwe gusa n'isuka. Mariya Goretti ariko akaba umwana ushiritse ubute, agakunda gufasha nyina mu mirimo. Mu kigero cy'imyaka 12 amaze guhabwa Ukarisitiya ya mbere, niho umwana w'umukobwa yiyemeje kuzira ubusugi bwe aho guhemukira Imana. Ubwo hari mu mwaka w'1902, umusore Alexandre Sereneri w'imyaka 18 bari baturanye ndetse ari n'inshuti, yakunze kujya amwinginga cyane ngo amukoreshe ingeso mbi. Mariya Goretti yabonye bimurambiye, aramubwira ati, muvandimwe Alexandre, nibishake biduteranye, menya rwose ko nashobora gucumura ku Mana, kuko ari njye ari nawe, twese Imana yazaturoha mu muriro w'iteka. Uwo munsi cyakora Alexandre yari yahishe asa n'umusazi. Akimara kumubwira atyo rero, uburakari buramwegura, nuko ako kanya asingira icyuma gicaye akimujombaguza umubiri wose. Mariya Goretti yaraye mu bitaro ijoro rimwe, bukeye araca. Mbere yo kuvamo umwuka yaravuze ati, kubera urukundo nkunda Kristo, Alexandre ndamubabariye ndetse nifuza kuzicarana nawe muri paradizo. Alexandre yagiye kwihisha kubera ubwoba, aho afatiwe arafungwa, akatirwa igifungo cy'imyaka myinshi. Afunguwe yahisemo kujya kwibera mu kigo cy'abamonaki, ashaka gutanga impongano ku Mana kubera icyaha gikomeye yakoze. Mu mwaka w'1950, Papa Piyo wa 12 yashyize Mariya Goretti mu rwego rw'abatagatifu. Nyina yatumiwe i Roma mu birori by'umwana we Mutagatifu Goretti Udusabire. Mboneyeho no kubifuriza abagize bazina abatagatifu uyu munsi, ugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Tariki.